rugamba rugabazinduka kurema ihene yahubwa na umugisha zinduka ugena mba watunzwe inkoni mu buhugu ngo buke RUBINA nzinduka nkugira nihindebe ndahino ndare nkwita ikigeni cyana cy'imico gusa icyo kibazo ufate ku munwa ndacyahiga igisubizo tumwa twari gasumunye ni nk'akabuye kawuse ihene dushira uburyohe nticyamako numva ko Imana yakuremaga ikururwa ntege ningwina mirye kirano yimfate mwinota ryanjye ncuranga urukundo ntunyurgure kurijwe nkwita igikundira igikobwa uze nkoshye mpambe kumwishywe ejo mpambura umwana mwabagabo mu Rwanda ruzira umwaga icyampe nka cyanjyana ariko icyamuye cyangarura utantere bivuye niseka kamanga narakubwiye seka kamanga nshuti ya data seka gatunge kagira Imana nto sawa 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 ntibikira muri itarasama ngo icyaha nyine inkota nuyifashe mu karumye kwa mugani wa cyambara ntama ntinigute ubundi wabigenje ngo wisangane ubu bugenge bwo kwibera ikibungenge ngo unyiherera ikigenge ntihindarangira leta ikibyabwenge n'uburyo sabikora n'ubwenge hose wakimaso wabi se barundi mukama wacu ibyo ndabyumva gatima kagatera dereri n'impamo yose sasekwa ntinkuyo nindukinishe pasiteri w'ikirimba oya yo ngayo u Rwanda ruzira umwaka ntago bishoboka ndahogeza ndabyanze umugore si umuntu umugore si umuntu nyiri ubugenge umuntu uva nta umurashe nta n'umushero ibyo bikaba buri kwezi ariko ukabona buri munsi asumbye abandi bantu ubuzima n'impamo yose umugore si umuntu umugore si umuntu umunyembaraga cyane ubwo umuntu umwe agaca ishyamba agakubura urugo rugacya n'akafu kuri soko yopfiye mu gikara umugabo amushatse nta mugwana n'umwuma Imana y'imigezi imimaro y'amagambo ni ntumwa n'inshinga umuryango wonye cyuzishe n'ugira icyangiro n'impamo yose umugore si umuntu usugira ukwezi yabishaka agira izuba cyangwa n'akanyenyeri hasikigariwe maze iminsi yiwe akayimenya waza umusanga akayibara habitumbuka ukeza impeshyi ikabuye byuma urumva wari umuntu n'impamo yose umugore si umuntu nguwa iminsi y'akayibara hari ibintu numvishemo ntashatse gutekereza hanyuma ikintu urangura umuntu ni ishyano ryose ariko bamwe babyumva nabi ari kuri gitangaza kandi ndigitangaza ubwo birwanye uzagindikazi nge Bruce Melody nanyakire mu bitangaza none yarakoze label y'igitanga kuki ntarimo gusimbura abajuna sibyo ni impamo yose. Juices up to everybody watching Legacy TV. Nimba munkumbuye nanje narimba kumbuye. Big up to everybody who subscribed, liked, and who comment, who share, who click on the notification button. Mwese murabi ingenzi. Mu rurimi rw'amahanga baravuga ngo you are the most important. Anga duhereye ni Legacy TV muri kumwe nanje ALBINA Seni, queen of the mic, the good girl in the city, queen muri business aka Mama Vibes. Behind the camera dufite Miguel, #1 DOP nimba umuzi shiraka emoji kameze gutya. Aha ngaha mu magambo make turi kumwe n'umusore muto cyane mwiza cyane kandi ufite impano itangaje yo gukora icyo bita ibisigo. Muramuzi benshi kuri Instagram, murabizi benshi baje bamuvugaho kubera udukoryo akora mu buryo avuga. Munamuzi kuri YouTube, uwo nta wundi ni Junior RUMAGA. Ibindi byo arabibibwirira mumuzi muri gahunda zigiye zitandukanye kuri Black. Ariko se iri zuba nakwira samani bimeze bite? Amahoro cyane. Umeze neza? Iyi Black se ibi bintu turabivamo no kwicara ku ntebe iratwika. Rero ngo bazanyite kirabura ngo nkundi imikara. Nibyo you always in black? Sure, nkundi imikara cyane. Kubera iki uhora wambaye imyenda y'umukara? Bagira ngo nkimbere. Ukimbere gute se? Urumva ko biri kose ifumbire ryari imbuto. Mba nshaka kwirinda inyuma kugira ngo imbere hagume habone. Ubwo nuvuga ngo nanjye mbere uyu munsi nambara umukara. Uri cyugumisheho. Iyo urumuri ari ruke ukongera umwijima utaruzamuka. Uko ari byo koko. This is a lesson for today, people. No. Welcome on Legacy TV Junior. Ndanyuzwe cyane. Nanjye ndanyuzwe najyaga nkubona ku mbuga nkoranyambaga none mba nkubonye amaso ko yani ntako bisa. Hanyuma ikintu urangura umuntu ni ishyano ryose ariko bamwe babyumva nabi ari kuri gitangaza kandi ndigitangaza ubwo birwanye uzagindikazi nge Bruce Melody nanyakire mu bitangaza none yarakoze label y'igitanga kuki ntarimo
gusimbura abajuna sibyo ni impamo yose. By the way, ikintu cya mbere nakumenyeho ni iki gisigo gisohotse vuba ngo ay'abasore. Bwa mbere njye nabanje no kugira ngo ni clip y'indirimbo igiye gusohoka vuba, ko benshi ntago bamenyereye ibijyanye n'ibisigo. Reka duheraho igisigo ubundi ni iki? Rumaga. U Rwanda ruzira umwaga. U Rwanda ruzira. Oyambwira ko umuntu atangiye kwivuga izina. Wavuga gute? Mbaza ko mpari. Urahari? Ndahari nyiri umurongo udahana inkomero turw'umurongo ndukura mu mpinga ya Muhanga nari kumwe na marume rohogoza urwego rwegamiye Murambi. Ni mu kibazo cyabarezaga rumananozaga yishwe ntizigize yasonotse umwanjye ndahari. Respect. Mbaza nturahari? Urahari? Mu mabuga magara y'Nyabyugi nimanye umushotsi mudacumura yagwaye ngicubi gicura amazi amusubirana mwinyirwa n'ingiye wisubiye mu murohora noza impagazi. Abatabizi bayateye mu isomya ageze ubwuza nkono yoganza ateganza. Yangabe nyene yoga nyita inyange nge ndahari. Nena shoki zatatu urukundo zezahangarije mu mpinga ya Kigorora twari batatu. Nari kumwe na sogokuru ndi kokora twabakogota urutirugazo n'ubwo ibigembe impfuri kundi bajya inama ntitwari bangahe twari batatu. Nari kumwe na Ruhanga rumisha umusereko n'inshuti y'akasohoka rugamba sirikare rukaba urwagije rwa kanije buge nakuze mwitagabuza imiryango nirwo rwara rwingwe ntitwari batatu. Nari kumwe na bitoki bitanga bititangira itamba bigaje yoga bamagajo ni nama nzima. Mana yanjye. Ndahari. Hajye ubwo basubiza ngo guma. Abo baravuga ngo shwishwi. No. Ishyano ryaraguye. By the way, coming to that, mpereye kuri twahereye kuri igisigo. Ibi ni ibintu bikurimo nta nubwo ari ibintu ushakisha hagati abantu badukurikiye nabo babyumve neza. Ngiye nkuri impande ni nabwo noneho mbyumvishe neza. Ntago ari ibintu ushakisha ibi bintu bivahe. Ni ingabire y'Imana mbere na mbere ntekereza ko nkuko umuntu yagira impano yo kujya imbere y'abantu akagira ikintu ababwira ndavuga nk'itangazamakuru umuntu akagira impano yo gucuruza cyangwa no gucuranga ukaba wajya kugura kwa Muroko rusize kazungu n'ubusizi ntekereza ko ni impano ariko noneho n'amateka bivuga yuko ngo ubusizi buravukanwa ubuhanga bwo kubivuga mu ruhame nibwo bwakwimenyerezwa aho niho wenda mpera ahandi nkaba kubera kubikunda cyane ngerageza kugenda nshaka ahantu hose nakuri bango ryaza kubwunganira hanyuma mu buryo uvuga wumva kuzimiza uko biri kose ni yatushe y'umuntu mukuru hari buno buryo dusigaye tuvugamo twese burangaye my people mimi people badayaso ni patwa tuyubahe ariko ndavuga nko kuvuga ikinyarwanda nihereyeho ntago nzi kuzimiza pe nshaka kubivuga yego kubitewe n'umuco wacu nahawe ariko ndibaza wowe kuba uzimiza yaba ari mu guhanga kwawe yaba ari no mu buzima busanzwe nagenganira nawe ni gute bivahe rimwe na rimwe hari ibintu utamenya aho biva kuko burya n'abavuga ngo isoko ngo ya niri wenda ngo iva ahangaha ushobora kujyayo ukahabura hari ibiza nyine kuko wumva byabaye wowe byabaye wowe ikindi cya kabiri akiyongeramo kuba wenda aribwo buzima hisimo kubaho mu miganirire yawe ugashaka kugenda witega niyo mpamvu rero iyo ndi kuganira kenshi mba numva hari imfuruka mba ngomba kurasaniramo mba mpagazemo kugira ngo we uri kukuganiriza unyumve nka Rumaga niyo mpamvu akenshi nk'iyo ndi mu kiganiro n'umuntu tuganira ntago nkunda yuko ambombarda agenda nkubita ibitekerezo bye cyane ahubwo mba ngira ngo ugende nawe dusangire ibitekerezo habe balance neza ubwo no kuvuga ngo no mu muryango wawe ariko nabyo harimo nk'abandi basizi se ntabo kereka sogokuru ubona akoresheje muri nzoga naramuganirije numva afite ururimi rugobototse numva ararekutse mu kuganira kandi nari nkene icyo gihe umusaza nakoresha mu gisigo mpitamo kumukoresha burya rero niba umuntu ashobora kugira ubuhanga bwo kubivuga mu ruhame adategwa yaba afite ubuhanga bundi ariko cyane akaba n'umutahira w'amazina y'inka cyane n'umuhanga cyane ako gatusha rero niho kava naga spice kameze gutya yajugunyemo kuko biri kose ntago byaba ari ibintu byaje gutya aravuze nagatepfu nagatepfu niko ntekereza naho mu muryango wa bugufi ntawe nzi na mama abashwi ahubwo nabimubwiye mwaje ibicu wumva mpamagaye nkeko se ko ngo watwitse umukecuru cyakugendekeye bite noneho urumva we numu.com noneho dukura turabahungu batatu tugakurana nawe umuntu nyine w'iki gihe cyane ku buryo niwe bucura niwe ndo buheta ndo wa kabiri abandi bo ntago bafite nabo
harya ni tepfu ubwo butepfu oya nawe ntawe niwe wenyine oya nawe kereka petit frere niwe kubera kubikora akabona hari icyo bimara niwe wigeze kujya bigerageza ariko urumva akaza kumbaza nko ku ishuri kugira ngo abone ko yironkera wenda ayo kumutunga ariko ntawe hanyuma ubitangiye mu gihe kingana gute kuko nkurikije nabonye ari ibisigo bigeze mu 10 biri hanze kuri social media ubwo ndavuga YouTube yawe bagende banayirebeho Junior Rumaga yene mu subscribing nta birenze byose no gufashanya hanyuma mpita nibaza nimba ari 10 ngo nuvuga ngo maze igihe kingana gute ubirimo umwaka ntangi ni ndakora ukaba uzamutse kuri ntabwo bishoboka ni impamo yose hanyuma duhere kuri subscription abantu ubona bagukurikira ni bande nabo mu Rwanda se ni abantu bakuru se ngira range kuva mu myaka 18 kugera mu myaka 60 nibo bantu bankurikira cyane nkagira ibice bimeze nk'ari bitatu bigenda bihatana u Rwanda rwo ruri hejuru abarundi barankurikira cyane n'abantu bo muri Amerika baba diaspora cyane ariko igice cya Amerika cyane ubwo n'abantu bumva n'ikinyarwanda ndatekereza hanyuma Junior abantu benshi badukurikiye bashaka kwibaza bati ubu ngubu nimba atari bangu ufite imyaka ingahe icyo kibazo uzi ko narekeye kugisubiza ejo ni ukuvuga ejo nibwo warekeye gukura ejo nibwo narekeye gusubiza icyo kibazo ndi kubibara nk'aho umuntu ari cyo yamariye rubanda Rubina kuko nk'uyu munsi igiye kuvuga imyaka ya Rubina ndabizi neza ko nanjye ngo n'umwana muto ariko ibyo ngibyo ndabyagira ikindi kinyarwanda hari ibintu byinshi agikeneye gukora rero mpimiye Rubina ku cyo yamaze ndasanga ari abantu benshi aruta bakuru cyangwa abantu bato benshi bamuruta ubwo birahera kuri experience y'umwaka rero urumva yuko jewe ndacyari umuntu ukiri kubyiruka niyo mpamvu njya mu kigero cy'indira rugamba niko ubundi n'imyaka ya kinyarwanda yabarwaga ndi wa muntu ufite inyota yo kujya ku rugamba nkagira abanyarwanda n'Imana haba mu rurimi haba no mu ngiro ngiye ubwo mbibaze neza ufite umwaka umwe kuko nibwo ugiye ku rugamba kandi kuko nibwo utangiye urumva cyane ko nkurikije abantu bagukurikira ubona ko no muri commentaire bari engaging nawe mu byo ukora ubona ko bahita basubiza cyane mu misigo rero bizwi cyane byanamamaye biri no kwamamara bizanamara na nyuma y'imyaka sinzi uko nayivuga harimo uyu nguyu ngo ay'abasore hakanabamo umugore s'umuntu reka mere ku mugore s'umuntu njye mbyumvisha mu kinyarwanda cyanjye nzi n'ubumenyi bwanjye aho bugarukira twavuga n'ufite inkoni usi n'inkoni twabura ngo twicarane umugore s'umuntu uruvuga ngo nimba ntari umuntu se ubwo ndi ikivejuru nimba ntari ikivejuru hejuru ngo ndi shitani nese kariya tutarabona niyo mahitamo yonyine abahari washatse kuvuga iki nashatse kuvuga ubudasa bw'abagore muri rusange kuko usanga Rubina hari ibihe mugira bibagora ariko ugasanga nta gihe na kimwe kijya kibasiga ugasanga amateka yaraje wenda agira ukabatsikamira nta mugore ukora iki nta mugore ukora iki ariko ugasanga aracyavunda iyo mihengera aremera akayicamo akagashya ariko iteka wajya mu mbaga y'abantu ugasanga umugore aricaye mu bandi tukiyongeraho wenda nk'ibihe mu miterere kamere yabo banyuramo ugasanga nka buri cyumweru buri kwezi cyangwa buri mwaka atakaza imbaraga runaka ariko akaba ni wa muntu uzi kwiremamo ubushobozi bwo guhita zirekipera ku buryo utazigera ubona wenda ngo nuko uku kwezi kwa mubereye imbogamizi yaguye igitentebuko oya aremera niba ibyo ngibyo akabibara muri weakness cyangwa nabyita wenda strengthness ntago mbizi niba ari izo mbaraga ze cyangwa ariho acikira intege ariko ugasanga iteka n'umuntu uza akavunda ntituzi nta na rimwe twabona legacy yasinziriye ngo nuko Rubina atabonetse ntago ndi umuntu ntago uri umuntu rero kuvuga ngo ntago uri umuntu ubundi mu kinyarwanda bavuga ngo iyo bavuze ngo umuntu ntago ari umuntu ngo uriya muntu ntago ari umuntu ni n'Imana y'u Rwanda ni Imana itaye ikavumera ni igitangaza generally mu cyongereza bakavuga ngo she's majesty. Respect to all the women out there. Ntabwo muri abantu abagore mwese mudukurikiye ntabwo muri abantu. Hanyuma mpitangaruka kuri umubyeyi wawe ukubyara mu byubahiro bye kuko yaduhaye impano ikomeye uri impano pe. Uri impano y'u Rwanda uri impano yo hanze y'u Rwanda bitewe n'ibyo ukora. Hanyuma mpita nibaza mama ukora uyu iki gisiko. Yabyumvisha ati. Si yaguhamagaye atari kosha.
mama ni inshuti yanjye cyane, inshuti yanjye cyane mu buryo sinzi nyine nta nubwo ugira ngo jye wenda naramubyaye ariko njye ngira impungenge ko atari wambyaye kuko we akibyumva ntago aza ari muri ba babyeyi bavuga ngo ibi ni ibiki wakoze azambwira wasaze ntibiki ngo umugore ngo si umuntu uzibeshya ugera iwanjye ntabwo yari atarumva neza yari atarabyumva neza ibyo nashatse kuvuga noneho nyuma urumva bimugeraho mbere nyuma bikagenda bisa nk'ibizamuka none akicara akabyumva ariko uzi ko nsigaye nshidikanya ko nakubyaye ngo njye biramurenga mama ni aratangaje ariko ndamukunda cyane mbacidikanya none biriya bintu jewe nta hantu nigeze nkurihira kubyiga icyo se kimwe tucyumvikaneho bagaceceka nkambwira ngo yigo ikindi cya kabiri jewe nzi ko twabangiye kinini biriya bintu ntago nzi ahantu baba barabikuye ntombeshye ngo abikuye urumva we abakuzi mu buryo mwe cyangwa ubundi ariko ukumva none ni ibintu bimuteye ishema ubwo no kuvuga ngo uko biri kose ni nk'ibintu byanagufasha n'iminsi ugikora cyane ubusanzwe wowe nk'iyo uri guhanga bigufata nk'igihe kingana gute ugereranyije binsaba umwanya wo gutekereza gusa kuko ngemera nkaho iyo nk'ubu ngiye nko kuba wenda mpimbe ALBINA byonyine uko igitekerezo cy'umuntu aho ngaho uzanamuhimbe mbabarira umpe icyo kintu iyo kado uzayime nabandiho napfuye uzandemere ngize amahirwe sinawe kanguzirikane urumva iyo ngiye nko kumurema gutyo ndabanza ngiye nkaza igitekerezo kikanshibukamo iyo kizamutse rero mpita nshaka ibintu bikivomerera nkavuga wenda niba ALBINA nkahumiriza nkavuga ngo ALBINA ni umukobwa wirwanaho ni umukobwa ukora ahangaha ni umukobwa ureshya uku umukobwa ukunda iki ibyo namara kubihuza nkaca ikintu kimeze nk'imbonerahamwe buri mbonerahamwe nkagenda nkoramo akazu manutse ALBINA ni umukobwa ukunda imisatsi ya kinyafurika ni umukobwa mpaka noneho ngize kuri ALBINA ku buryo namwimprima nk'ifoto ibyo rero mbirangije nibwo mpita ndekura igihangano uri no kwandika amamta cyane nandika mu mutwe ntabwo uri babandi bafata igipapuro bakandika ni gake cyaba kifatiye amajwi ahubwo ikintu cy'amajwi cyo cyakunda urumva kuko nshobora nko kwicara uyu muhungu uri gukamera ni ubizi ariko nka kuntu tuba turi wenda nka saa 8 z'ijoro imayira kigendwa akabona ngiye nko kurande ngize gutya nk'iminota nk'itatu akanyihorera ababizi ubwo ni nk'ikintu kiba kije nk'icyo noneho mba mvuze gutyo cyo nshaka nahita nyisora ntiriwe nk'editing kuko nicyo cyambere ni first product kiza kicyuzuye gifite umwimerere wose ahubwo iyo nshaka kucyagura ubwo kikaba kirekire mba ndagenda nkumva cya kindi nafashe mu ijwi nkagenda ncyongeraho ibindi bikabiza kucyungana ngo nibura kigere ku minota ifatika hanyuma mu guhanga kwawe waba uri muri ba bantu batembera bakiga ku bintu hari nk'umuntu ntiyagiye nko guhimba imbyino ashobora kugenda areba abantu babyina kuri internet ashobora kugenda areba aho babyinira runaka hafi y'ahari wowe bigenza ute guma hamwe bikahita byizana utekereje ku kintu runaka cyangwa uri muri ba bantu batembera bakagenda biga utuntu barebye cyangwa bumvishe ni uburyo bwiza nifuza kuzakoresha ariko ntabwo buratangira uko njye nifuza kuzabukoresha mfite ubushobozi numva rimwe nzasaba nk'uburyo bwanyemera nko kujya mu magereza nkajya mu marimbi nkajya no mu bitaro by'indembe niho hantu hatatu numva meze nk'ufitiye igihangano gikomeye ntazi icyo ari cyo ubwo akaba ari nko kuhasura cyane nkagenda ngo ni for staying nzi ubwo hari uduce oya uvuze hatatu rero aranarenze na hamwe nshaka kujya ari ahantu rero haba hari umuntu ushobora kuvugisha ijambo rimwe gusa ugahita wandika igitabo ibyo binavuze nibyo kwirimbi hose ndagira umuntu ugenda ngo nganirizeyo nimba bese no muri gereza ntago navuga ngo sindagerayo ngo haraho nagiye nkareba ariko sindabona umuntu mvugisha ariyo nzu wasohotse nkamuvugisha ni ahantu naho hatoroshye ariko uvuza ibitaro byo nibyo cyane buriya rero bigukundiye ubonye nk'umwihaye Imana wahisemo kukivamo ku bushake mukaganira ukabona n'umurwayi w'indembe ugeze mu yanyuma ukabona ugahabwa nko gufungwa ku bushake ugafungwa nk'iminsi nk'itatu muri gereza ikomeye ikindi cya nyuma nanavuze ku kintu cy'ikirimbi ukaba wizeye
kujya nk'ahantu wenda hashyinguye abantu benshi cyane uri wenyine ni impamvu bisa naho gutora umuhanzi warema kuko icyambere ikintu gikomeye kwirimba ugomba kumenya wibaza imbaga wagiye ucaho mu nzira ujyayo ukibaza n'imbaga uri kubona aho ngaho nta muntu umwe wazamuka ngo aguhe igitekerezo cy'inzozi yapfanye ibyo byonyine byakuremamo igihangano. Bless you. Thank you. Oya ibintu bivuze nibyo tugikomeza muri uko guhanga kwawe ugize gutya none ejo bundi dukubise ngo ay'abasore hari abavugishije ukuri wavugishije ukuri haranumvaga naguhaho n'izindi mikrofone nyinshi noneho urabona ko akundi bahita bavuga ngo pandemic ngo mwirinde ngo mwambare mask bikajya bari byo biri gucaho turi kumva ay'abasore narakuvugiye cyane like big up to Bahari by the way. Nawe numwe mu bantu bavuga ibisigo byiza, good poetess vraiment. Ubona ko afite art cyangwa se guhanga muri. Ahubwo byanagenze gute kugira ngo mukorane musanzwe muri inshuti? Ni umucuti wanjye wa cyane kuva na mbere. Ni umucuti wanjye wa cyane. Unamubwira ngo acting kuri ako nzi ko ari ibintu. Yaririye kweri. Biriya bintu nabyo wari abimusobanuriye cyangwa yarawumvisha amenye uko ari bukore. Ni umuhanga muri kamere kuko ni acteur wa mashirika. Ni umuhanga ukomeye rero burya kubwira umuntu igitekerezo niba ubugeze ubona no babumba amatafari ufata icyondo kimwe kirengaho hano ukagenda ugashyira mu iforma then ikintu ubusabwa ukikimara kugishyiramo no kuzamura iforma gusa itafari ritayisigara aho ngaho niko byagenze nafashe ibitekerezo mbindemereye ndagenda mbimuterekamo mpita nkuraho iforma yanjye asohoka kure yakabaye. Hanyuma ku bantu batarayireba bigeze muri 83k ibihumbi 83 just in a week mu cyumweru ni ibintu mbese ari n'igisigo kuko ubundi ibyo tubizi ku ndirimbo star watwita umugani w'iki gihe cyangwa se kuri filme nshyashya y'amaseri nayo iri gukurikirwa ni ibintu tuzi ku bintu byihuta cyangwa se ibintu biri interesting uko biri kose ni kubera wayisharinze ni umwimerere wayo ni kubera iki ni umwimerere wayo kuko ibyo uvuze kwisharinga wiyibagije ko umugore si umuntu ifite 210. Nuwango rero abantu burya amazi atemba ajya ku nyanja umugezi ugenda uhereza undi ava kuri ku mugore si umuntu yanyuzwe agahita amanuka mu bisigo noneho byose none iyo usohoye igishya nka kura kikajya ufite nda umwihariko ntekereza ko agibonamo imyihariko myinshi mu y'abasore abantu benshi bahita bihutira ku kirora. Ikindi cya kabiri ngira amahirwe yo kuba ngira ahantu nkurira bugufi n'abantu bafite amazina nko muri iki gihugu ugasanga nyine nkimara gusura igihangano bo ubwabo ntanakibahaye nkabona barantaginga ibiki n'ibiki ibyo rero byongera abantu kubona wenda nkimara kugisohora iyagwa yasa gipostinga kuri Instagram iri nagishyizeho Loki agishyizeho urumva biguhereza ku minota ngari ituma abantu bose bahita bagira amatsiko kujya kuri bya bindi none ugasanga nta nubwo ari no kubikora gusa bashyizeho ikintu gifite ubudasa kandi byisubiramo nabo nagiye niga ko kugira ngo ugere ku kintu abandi bantu batagezeho Albina ni uko ugikora mu buryo batagikozemo cyangwa ukanundusura cya kindi bakoze. Hari urabivuze neza hari abasizi benshi cyane banageze kure twagiye tubona hari n'abagize n'amahirwe yo kubikora imbere ya muzehe mukuru. Wowe nibaza rero waje cyane urabyumva umaze umwaka ubwo nukuvuga ngo tubaze neza no kuva muri wa mwaka ukomeye 2020 umwaka wa pandemic umwaka w'ibibazo wowe wabyinjiyemo turabona se hari nk'ahantu byose bikugeza ni bande mwahuye uvuga uti kabisa mbere na mbere burya nahuye n'urugo rw'ibwami kuko namuritse nigeze guhagararira bisa no guhagararira igihugu ubundi mu cyongereza iyo utuye igisiga ibwami uhinduka Lorette rero nigeze kugira umunsi namuritse igisiga imbere ya First Lady ikintu kiba atari gitoya nanishimiye cyane icyo ni kimwe. Ikindi ngenda nitabazwa mu birori bisa nk'ibikomeye kuko nko kwibuka abahanzi mwaka ushize nakoze mu performance mfite mu performance n'ibindi birori bigenda biba ku ruhande. Ntago wahagaze kuba wakora ngo nuko yari pandemic ahubwo pandemic wagira ngo nigereje kurora kuko pandemic ibaze jewe kuva itangiye nkoze nk'ibisigo bigira nko muri 4
warakoze narakoze ibyo rumaga mbishimirwe ahubwo mpita nibaza Rumaga mpita nibaza ubwo muri iki gihe kuko utabaga ufite izo concert turabizi ko zose zahagaze n'ibindi uburyo bwawe ni ubungubu bwa social media ko biri kose na ama live se ni ushyira ibintu hanze ku video nibwo buryo bwawe uri gukora mu bungubu ubona se tuzi yo YouTube yo ko yinjiza n'izindi website zishyurwa zirinjiza pe hanyuma ubundi buryo ufite ubuvuga uti niburi ibintu nzagira kariyeri yanjye mpaka igihe runaka biri kunyinjiriza koko muri France baravuga ngo c'est sur les prix out qui survivent dans une claire nango uwatsinze ni wa wundi bageze mu bikomeye akamenya kwirasa nawe rero njyewe nashatse gukoresha ubu iki kiza nk'amahirwe kuri njyewe ndavuga ntuko biri kose ntago ari ikintu kije kuduherana ariko ku buryo nibura ikizane n'igifungura amahitamo azaba Rumaga haba mu birori vuba ngiye kohereza amazina y'inka ntekereza ko abantu mwajyaga mukora ubukwe mugatumira abandi bantu abo bantu nzi ko ngiye kubatera impungenge mpora nshaka kugira ubudasa mu bintu nakora hagati urabuze iti ubudasa ubwo egale kuba uzabura umuntu uhenze cyane kuko uko biri kose nimba abandi bicaye sibanga wowe ntago wicaye urahagurutse kandi uri no gukora uri no kwirukanka none cyane ubwo ndi kwibaza ubwo uko biri kose pandemic igabanyutse kujya mu makwe cyangwa ikiba gutumiye mu birori runaka uzabura umuntu ufite ni buri giciro runaka urumva erega burya tugura brand burya umuntu wese yakora amazi ariko ntihanganye na rwa ruganda uko biri kose uko brand igenda izamuka ndiko agaciro kawe kagenda kazamuka Pfifra niyo yigeze kuvuga ngo twebwe mwubake amakaro ariko amateka henda kuruta amakaro niyo mpamvu ugiye kugurisha amateka rero wahenda ariko ntekereza ko ntago nzigera mpenda abanyarwanda kandi nduwabo bazaguhenda ahubwo nzaba amahitamo yabo bitume nta wundi bahitamo icyo gihe rero amahitamo aramwe babyita umwanzuro ubwo nimba umwanzuro w'abanyarwanda rero nta kindi kizagisigaye hanyuma uravuze uti uko biri kose ndacyari guhatana hari competition ubona hari nk'umuntu ngo ureberaho uvuga uti uyu ni role model wanjye uyu namurebeyeho kugira ngo mbone nuko nirukanka gusa ninjira muri bino bintu nareberaga kuri Bahati Innocent Musa hungu umuhanga cyane kuko niwe wageragezaga nibura gukora ibintu mu buryo buke nagerage numvaga nanyuramo undi muhungu nawe ubikora ku buryo nawe wamureberaho ni Tuyisenge Olivier nibo bantu babiri kuko urumva jewe nitabira igitaramo cya mbere cy'ubusizi nagiye muri Ndigisigo cyari igitaramo cya Tuyisenge Olivier nitabira amarushanwa ya mbere nagiye muri Kigali Vibrative Poet ni label ya managingaga abasizi ikaba n'umundi yarayoborwaga na Bahati rero ariko nza mvuga nti murarye muri menge kuko numvaga je nifitemo ikivumba muri nge nkabandi nzakora ku buryo naho jewe nakora label yitwa Rumaga nkimanaginga ndumwe ushobora kuza ikaba competent kuri mwebwe. Amazing. And do you have a management bungo? I am. You are the management? Yeah. No. He is the management. Yeah, biranagoye Albina biragoye cyane abantu bajya banabyumva kuko gukora video urabizi. Birahenda cyane. Noneho ubona nk'aba producer dukorana urabazi ntago ari burumwe. Nibura mbacaka ko nakorana n'umuproducer uri kuri standard wundi usohora produit uzumva imyaka yose. Kuruta umuntu hacuranga utuntu ushobora kumva mu giro nakabikarangira. Binsaba ubushobozi rero butari buke ntagira aho nkura ariko kwirya nkimara nicyo kizatuma mbamara. Nibyo kwirya ukimara nicyo kizatuma ubamara. Iyo ni caption yanjye mu Misiri. Ndaziba ndibuzibe zose nzimara Rumaga ndamutwara. Agata uravuze uti ndi managinga ubu aho bigeze ubona ko hari nk'umuntu ugusatira ngo babe yakubera manager cyangwa bose barazuka ukahita wegekaho urugi. Oya jewe burya rero ndi n'imfura nta muntu ujye unsaba nimero yanjye bakugihangano cyanjye ariko umuntu cyane akampamagara cyakanyandikira mu buryo bwa momo naho ngaho rero imbaraga zanjye zibanze ziva subiramo Kinyarwanda n'imfura cyumvwa nindi urumva rero nta muntu abagiye babigerageza harimo amazina akomeye yagiye ambwira gukorana nanjye ariko Albina burya hari ubwo
ushobora kwiyumvamo ubushobozi bwo kwikorera ariko washyiraho gutengata icyo wari wikoreye kikakunanira. Rero abashakaga n'ubundi kumanaginga bambwiraga yuko nzajya nsora nibura igisigo buri kwezi. Ntabwo iyo ritime wayikoreraho ngo usohore ubwenge, ugeraho ngaho ukagenda utandukira ukanaruha. Burya kuruha wenda wabimanaginga, ariko ikintu cyo kuvuga ngo poetry ni metaphor, kuba uri bugende uzimizamo ibintu kandi biri mu bwenge runaka bituma abantu bagukurikira. Rero utangiye kujya uva mu ndi bugatangira kuyora hejuru ku musenyi ubabaye umuntu usanzwe. Rero byarutagewe nk'imanaginga cyangwa nkabona imbaraga zituruka mu bandi bantu, ariko jewe niyemerera gukora ibintu byanjye kuri ritme yanjye. Nkajya nsohora umugore si umuntu, nkafata ukwezi cyangwa abiri nkasohora y'abasore, ariko uzumva umugore si umuntu azagira n'amatsiko yo kuza kumva y'abasore. Uhora umuhe utumagira iyo nyota. Ikindi cya kabiri, burya utigiye ku byo ubona, utigiye ku ikosa ry'undi muntu, burya nta n'ubwishuri bari ngombwa kuri wowe. Ndabyumva. Ubona abantu benshi iyo labels barekuye, cyane cyane ari umuntu wari ukishakisha, ni impamarago. Nkumva rero ntabwo nifuza jewe kuzaba brand kuri poetry, kuko ari abantu nzi neza ko bakunze cyangwa bazanakunda ubusizi kubera mbukora. Ntabwo nifuza kuba brand kuri poetry ngo mbe wa muntu wazamuye ikintu mpite nkirekura kigwe. Mba numva buri kamwe nagenda nkasigasira mpaka nibura ngizaho mbigeza, undi akaza akanyunganira akabizamura. Ubwo uko biri kose ubifatanya n'ubundi buzima, nibwo buzima bwonyine bwa poetry ubamo, cyangwa kurandi ufite ubundi buzima uriga se, ufite iyindi mirimo ukora? Aho niga hari ikizu bita ngo merit purpose, niga muri UR y'Irukara. Nanjye beze nkaho ndi merit purpose. Ndi umuntu ukunda gukora ibintu byinshi kandi nkumva nta na kimwe cyancika. Ubwo nk'akandi kantu uzi ko ari akarengusho kawe nyuma y'uko uri umusizi? Ese bantu nta nubwo ndi umwanditsi w'indirimbo. Oya, akura ni ibintu byishyurirwa, ntabwo ari ibintu ukora for fun. Yego. Ejo bundi melody we nabikomoje uyikatapira mfite mu ruhare. Izindi project igiye kuza, jewe nahisemo kujya mvuga ikintu umuntu yamentioninze nicyo cyiza. Barimo babyita ngo uri kwikina. Nguri kwikina. Yako ni byamugani. Ariko Munyakazi yabikomojeho ku isimbi. So rero ndi umwanditsi w'indirimbo utari mubi, nkaba n'umu MC mu bukwe n'umutahira. Ikindi nkaba umunyeshuri nyine ndi gusoza kaminuza, ndi mwaka wa nyuma. Nkaba n'umusore birasa no mu bintu byose, kuko burya nahiga, natashya, nakubaka, navoma, ibintu byose mba numva nagerageza. Hanyuma movement yawe mu buryo nkunda kubibaza cyane abantu bose baje kuri Legacy, movement yawe haba hari nk'abantu ubona bayinenze ukabibona naho muri comments ukabibwirwa, hari nk'uburyo wabaye nkunda kuvuga akajambo uvuga ngo to be dissed, ko umuntu aza akatajugunya puberi kuri wowe. Byigeze biba kenshi kuko mbitangira ari jewe nyine wireba mu nda, nkajya nibonamo ubushobozi runaka undi muntu atabona. Nakwa approachinga nk'itangazamakuru ku bantu numva wenda ufite izina nshobora kumuhereza ibintu byanjye ntibabyumve. Ubusizi mu Rwanda ngana, ariko jewe nifite ubushobozi bwo kwereka ibintu udafite mu mutwe. Ngoke ngo saba ntacyo, uwo nkaba ndamubuze. Ubundi ugasanga nyine ukoze nk'ikintu umuntu akubwira ngo uri umuhanga ariko ntawe uzagera. Bene nk'ibyo rero ubisubiza uti? Iyo wakiye box wowe igisubizo nkwanda ceceka, asigaye nkagenda. Burya umpaye indi mpamvu ndagenda nkaguprovinga ku buryo nshobora gukora igisigo nkagutaginga wenyine. Kuko ndi umuntu ushobora kuba nta kubwira byinshi ku byo nakora, ahubwo nkareka kuko ibyo nakora bikakubwira byinshi ku byo nakoze. Nuko rero mba numva mbishaka, naho abantu nk'abo ntibabura. Umuntu akaguca imbaraga akubwira ati jewe hari umuntu buri nakunze nkunda kubivuga, Dani Vumbi. Bwa mbere nagiye mu kiganiro kuri Radio Rwanda abantu miyedurirayo, arambwira Peti uri umuhanga ariko bino bintu bizagutunga ushaje. Nk'uyu munsi ajya bimbwira, ndamwihorera ndamwanti urakoze cyane. Kuva umunsi najyanye umuzenganwa wo kuzumva nabikora ku buryo byantunga ntarasaza. Ejo bundi rero nsohora umugore si umuntu, n'umwe mu bantu bagisharinze arambwira ngo bya bintu nakubwiye urabona ko warabyubahirije. Ni impamo ndanamushimira. Umuntu ukubwira gutyo ntakurekure niwe uba ukeneye mu buzima, kuruta umuntu ukubwira ngo ngo uri umuhanga agahita yigendera.
we akwereka inzira yaranutsobanura ati bino bintu giye narabikoze ngira ngo ndabireka kuko nzi neza yuko bitagutunga ntange runge mutwe yanjye ndibaza se koko bino bintu birashoboka yuko nabikora imyaka yanjye yose bikazantunga nshaje byabingana kubireka ari ndabona none reka mbikore ku buryo mu myaka yanjye mitoya mpinduka inspiration ku bandi inyuma umuntu akaba ati giye ndashaka kuba nka Rumaga giye ndashaka gusumba Rumaga hanyuma ku bantu bari positive noneho abantu baguha zangabo mu bitugu niko navuga abo rero nibo ngwiza kuko ubona nk'umubyeyi kankuwe wenda nka story gato mperutse ejo bundi nsora y'abasore umubyeyi uba hanze muri France yicaje umuryango we barampamagara mwati giye ndagira ngo ubwire abana banjye kubaho ubabwire kubaho nyine we urumva aranyandikiye turaganira asigara abana bamubwira ngo uwo muntu ntagabaho ase kubera iki kwagiye basobanura ibintu byari birimo ko ati birashoboka se ko twakwiga ikinyarwanda tukaba nka Rumaga ngo birashoboka ngo hoya ngo Rumaga ngo ntagabaho urumva nk'icyo kintu bita bikwereka yuko umuntu ubwe muri we yaremyemo stati tari ngombwa ko bazemplima yo babana bivugaho mu buryo runaka cyane ahubwo agatora avuze iki kinyarwanda uzi harimo n'ubuhanga yego n'iby'Imana itanga tureshima cyane ese wowe ubona ko nk'ahantu wize primaire bize neza ikinyarwanda bikurusha abandi warasomaga ibitabo bya bindi bya Petero Nzukiranye ngo so ninde kazitunga nibyo nibuka neza uragerageza ariko ntago ntekereza ahubwo jewe meze nkaho ururimi rwanjye rudoze mu kinyarwanda nakuze ndi umuntu wumva nk'akantu umuntu abeshye nk'ikinyarwanda nkumva namunyomoza nkagira noneho uburyo bwo kujya mpimba imigani ugasanga nk'ikintu kirabaye mu buryo buri coincident nkahita nkubitamo nk'umugani abantu ubyumvise akavuga Bahati niwe ukunda kumbwira ngo hari ibintu ujya umbwira nkumva nahita mba narekodinga tukaganira nk'ibintu gutya bikancika nkahita mbivuga akambwira ati subiramo nkaba nabyibagiwe kuko mba numva ntekerereza mu gihe uko biri kuba ariko mpita mbitekererezamo naho jyewe nize primaire itabagamo ikinyarwanda cyane secondaire niga PCB totally different ubutabire bugenge n'ibinyabuzima kaminuza ndi kwiga siporo yego kubera iki se what do you want to lose your life you want to lose your life no ni nkanjye mvuze ngo njye muri siporo cyane abashaka gutiki ubuzima ndaringaniye ko biri kose uri fit no kuvuga ngo burya umuntu baramateka cyane nako neza n'uwayanyuzemo urumva kuko ari giye wa mbere uzikeneye nakagombye kumwigisha wazo ariko ntabwo ari cyo nyamukuru nuko ndangije secondaire ntabonye buruse yo kujya kuziga kandi nkaba ndanazikunda nanone cyane ndazikunda cyane kuko siporo ntabwo ireba abantu bameze gutya gusa ahubwo n'abameze gutya ari ubwo basabwa yuko baguma aho ngaho niba bikunze cyangwa kongera niba atabikunze cyangwa gusubira n'inyuma bakana cyangwa ukabanuka harimo n'ababikunda ubwo no kuvuga ngo ni ibintu uzamasteringamo absolutely ni ibintu numva nzakora nyine ku buryo ntago nyine mba numva ikintu cyose ngiyemo ntashaka ngo I'm the best mba numva nakabaye niba amahitamo ari umwe uwo muntu umwe abegewe. The way coming to that hari abantu badukurikiye ino hanze yaho benshi bagiye banafite n'ubushobozi bukomeye cyane kurushaho ni ihe movement wumva ushaka like ushaka kuraho izo nzozi ufite zo kuba ari we Rumaga uri specifically mu byo ukora nta undi muntu kurusha niko navuga utarushwa cyane ni ibiki bintu ninde uvuga uti ndagambira kuba nahura nawe ni movement chaka this is my vision si byiza kuvuga akabanga ngo bahita bakuraburiza ndabizi haje no gushya ariko ndi gushaka kumva ni ndurebera kuvuga uti nkuko nanjye nakwicara nka Albina havuga nti nimpura na Oprah Winfrey bisamira gushya we ninde uvuga uti nimpura nawe cyangwa se nimbngera hanga jewe ningiro amahirwe yo gutaramira abanyarwanda bibumbiye hamwe hanze y'igihugu bizanshimisha ko mfite byinshi byo kubabwira nimbona ubwo buryo nabuhabwa n'igihugu nabuhabwa n'abantu ku giti cyabo ukampa amasaha niyo yaba 2 cyangwa 6 yo kuganira n'abanyarwanda bari mu kindi gihugu kitari u Rwanda jewe mbaganiriza abandi imbere banyumva cyangwa bambaza bizanshimisha cyane ibyo bintu ntago biri burenga uyu mwaka utagiye urakagira inka ndayigize
bavuga ko teze ndayamba ndayishimye hanyuma twenda kugana ku musozo ikindi warumbajije ahubwo cya kabiri umuntu wifuza ibintu aho nifuza kubigeza numva nshaka ko ndema abantu bose bashaka kuba nka Rumaga benshi kuko jewe ego narabitangiye kuko jewe nyine ntago nakora uruganda pe kandi nifuza yuko niba hagiye ko wenda nkuko igitaramo haba ari brand y'umuhanzi ukomeye ariko n'umusizi arimo niba bagiye gutanga ama award kumva ngo abahanzi b'umwaka ko ntagiyemo cinema hagiyemo comedy hagiyemo theatre hagiyemo iki ariko ukaburamo poetry ntago impamvu burya ikosa bari ryabo ariko se n'ubundi niba uyu munsi turujye gupikinga tugafata Rumaga gusa nuhe wundi nkeneye rero kuvomerera izo mpano nyinshi binsaba ubushobozi uyu munsi ntaragira ariko amatwi yo kuzumva nkazimenya ndayafite nkeneye kugira uburyo bwatuma niba njya gushaka izo mpano nkagira nzihuriza ku buryo twazamuka turi ikiriri cyazo utumvishe poetry ya Rumaga akumva poetry ya Albina udakunze poetry ya Albina agakunda poetry ya Miguel ku buryo nyine tugira touch zitandukanye byose mubikubiye hamwe kandi muri nka hanyuma Rumaga ni iki wumva wabwira abadukurikiye abanyarwanda bari ino i Kigali mu Rwanda cyangwa se mu ntara n'abari hanze yaho icyambere ivuze abanyarwanda mbasaba gukunda u Rwanda kuko ni rwo rutirigongo twese twigororeraho usanga amahoro dufite iterambere twifuza ubuzima bwiza dufite uyu mucyo w'ikirere ubona ntago wizanye ni imbaraga zacu nk'abanyarwanda twashyizemo kandi tugisabwa gushyiramo rero nabasaba n'impamo dukunda u Rwanda ukunze igihugu burya nta muntu ubusize kuko igihugu gihera mu muryango ahandi wanjye uko nkunze umubyeyi wanjye uko nkunze murumuna wanjye cyangwa mushiki wanjye niko mba ndimo ndubaka igihugu rero ubwo bumwe nubwo wenda bijyana mu iyobokamana ngo itegeko rikuru n'urukundo ariko rikaba naryo hari urukundo burya n'umubano ko biri kose Imana ibihari Rumaga u Rwanda ruzira umwaga ngiye gusabye imbere ya kamera Imana nintiza ubuzima nkakora igikwe uzagikora ntabwo niraga ngo nta gikwe ngakora ubukwe bwiza ugomba kubuhari urakagira Imana cya kabiri ntupfe vuba utubabariye oge ntabwo nzigera mpfa nunapfa tuzasigarana that's it ay'abasore nicyo kintu gikuru mba nshaka gukora Albina nk'ubu kugira ngo Albina apfe byararangiye izuka ryawe ryabaye mu byo wakoze production ariyo mpamvu bisaba yuko izuka ryawe tuba dushaka yuko ryabaho buri munsi bishingira kuko rero uharanira yuko mu byo wakoze buri munsi ugenda ushyiraho itafari mbere yuko udushaka Rumaga nge twumvikane uraduha ku ay'abasore hanyuma unaduhereze kuri umugore si umuntu gusa hari ikintu nashaka kumenya uvuga ay'abasore wari wihereyeho kuko uteye cyangwa warebaga mu buryo bwagutse uko abandi basore bose bateye oya ntago ariko ibaze ko abapadiri icyo kibazo bakimbajije kuko banzi ngenda umuntu ntago mbyita gutinya abakobwa ariko ntago nabisanzuragaho cyane babonye nafashe umukobwa mu biganza ndenga ibiganza mfata imbavu ntago babyumvaga rero ntaguriye ari we jewe ariko umuhanzi ikintu akora burya biba byiza iyo ugiye mu gihangano ukaba umuntu urimo uravuga bituma abantu bari muri iyo sanse cyangwa bisanga muri icyo cyiciro babona kuri kubavugira cyangwa uri kubavuga ariko uko biri kose ubavuga kuko unabazi ego nuko ngo waraseperaga wakundaga kuba uri kumwe n'abasore oya ndaganira cyane nibyo nakubwiye yuko ubuhanga nshobora gushaka kugira mbukura mu kiganiro nagirana n'abantu kuko urumva ibyo ngibyo ni ibintu baba baganira ibyo utabonye mu kiganiro uyu munsi imbuga zitugeza kure nkatera intambwe kuri Instagram nkagira ibyo mbona ibyo ngibyo nkabibika rero ndabyubaka nkabona yuko nkwiye kugira icyo nigisha nshingiye kuri ibyo akuri no mu gaturika ni impamo yose kuko amashapure yambaye imwe ni imwe iyi nayo niyo ariko hariho udusaraba uri mu gaturika cyane wabuze gato ngo umupadiri rero cyangwa uzanamo babarira icyo ni ikindi kiganiro ariko oya nawe ndi umugaturika ariko utizirika ku idini ni nayo mpamvu abo bapadiri mwaganiriye kuko ukunda nko kujya gusenga cyane ndi umuntu utizirika ku idini ndi umugaturika mbora uko ndagenda nka sirimba mu Bisilamu nkagenda nka sari ntago ndi umuntu wizirika ku idini ahubwo nkurikira Imana cyane mu bantu bari mu mujyi wabyo
ndabyumva hanyuma uko biri kose akantu nagira amatsiko narebye style wambaye mpereye hasi ku isogisi kuri papa kuri training ku gapira ka fresh ku ka bracelet filme imisatsi ya Bob Marley bitanibaza ko tuzi ko abasize ubundi aba ari abantu bari buhure n'abasaza cyane cyane nibyo tuzi nabyo tureba abantu bari buhure n'ababyeyi bakuze bari bujya imbere y'abantu kuko ababyumva cyane yego urubyiruko rutangiye no kubimenya kurushaho kubera gushaka kwiga no kumenya ibintu byinshi ariko mu by'ukuri umusizi tuzi ko aba ari umuntu umeze nk'aturutse bwame nibwo akizi wowe ibingibi ntiyaba ari nka comment abantu bajyaga batari ku n'umustar wowe undi uri umusizi gute icyo kintu rero nicyo cyambere nashaka kubanza guca ndatekereza tutaratangira nagiye nkwereka abantu bavuga ngo rumaga ngo gikuramo uducongo ngo rumaga ngo buri gihe ngo buri munsi ugiye nko kuri Instagram yanjye ngo buri munsi ubugiye wagira ngo ni ubukwe urumva ishusho abantu baba baragiye bagufatamo noneho kubera ko jewe baca kugenda mpindura ibyo bihinduka icyigisho kuri jewe ubundi imbere Miguel ni ubizi cyane wabaga muri congo cyane ntago wabidukora nkakubiyo ndazinduye mu gacongo niba ngiye mu kiganiro cravate iriho nashokoje urwanika ariko noneho nsanga ko icyo gihe ndimo ndigisha igice gito kandi kimwe niba nshaka kubwira abantu bose muri rusange burya umuntu w'ukuri n'undimo ntago uwo bita Diogène de Sinope baramubwiye ngo reba ukuntu ubusa yari umufilozofe siniki reba ukuntu usa imisatsi yawe ati uko nsi nyuma niko bamwe muri mwe musi imbere njyewe rero nirinze kugira ngo ngire uwo mbwira gutyo ahubwo nge mera nkaho nisanisha n'ahantu n'abandi bari bose kugira bose bisange kuri cyane nk'ubu ngubu ntibizagutungura ejo wenda duhuriye nk'ahantu wabaye MC ugasanga nashokoje neza usanga nambaye agakote nk'uko bivugana agakweto kandi rero burya bishingira community ngiye kuganiriza ndabyumva amazing rumaga dusoza duhereze to blessing amugani bless us kuyabasore and then no kuri umugore sumu ngenda abanzi ayabasore ko abasore maze kumirwa muri Kigali nangira mvuga nti mpama rugamba rugabazinduka kurema ihinti yahubwa nambo umugisha zinduka ugena mbo watunzwe inkoni mu buhugu ngo bucya rubina nzinduka nkugira nihindebe ndahino ndare nkwita ikigeni cyana cy'imico gusa icyo kibazo ufate ku munwa ndacyahiga igisubizo tunwa twari gasumunye ni nk'akabuye kawuse ntidushira uburyohe nticyamakuru numva ko Imana yakuremaga ikururwa ntege ningwina mirye kirano yimfate mwinota ryanjye ncuranga urukundo nonyurgure kuri jwi nkwite gikundira igikobguze nkoshye mpambe kumwishywe ejo mpambura umwana mwabagabo mu Rwanda ruzira umwaga icyampe nka cyanjye nareke cyamuye cyangarura utantere ndabivuye niseka kamanga narakubwiye seka kamanga nshuti ya data seka gatunge kagira Imana sawa ntibikira muri itarasama ngo icyaha nyine inkota nuyifashe mu karumya kwa mugani wa cyambara ntama ntinigute ubundi wabigenje ngo wisangane ubu bugenge bwo kwibera ikibungenge ngo unyiherera ikigenge ntihindarangira leta ikibibyabwenge n'uburyo sabikora n'ubwenge hose wakimaso wabi se barundi mukama wacu ibyo ndabyumva agatima kagatera dereri n'impamo yose sasekwa ntinkuye nindukinishe pasiteri w'Ikirinda oya yo ngayo u Rwanda ruzira umwaka ntabwo bishoboka ndahogeza ndabyanze umugore si umuntu umugore si umuntu nyiri ubugenge umuntu uva ntawe umurashe nta n'umushore ibyo bikaba buri kwezi ariko ukabona buri munsi asumbye abandi bantu ubuzima n'impamo yose umugore si umuntu umugore si umuntu umunyembaraga cyane ubwo umuntu umwe agaca ishyamba agakubura urugo rugacya n'akafu kuri soko yopfiye mu gikari umugabo amushatse nta mugwana umwuma Imana y'imigezi imimaro y'amagambo ni ntumwa n'inshinga umuryango wonye cyuzishe nugira icyangiro n'impamo yose umugore si umuntu usugira ukwezi yabishaka akagira izuba cyangwa n'akanyenyeri hasi Kigali maze iminsi yiwe akayimenya waza umusanga akayibara habitumbuka ukeza impeshyi ikabuye byuma urumva wari umuntu n'impamo yose umugore si umuntu nguwa iminsi y'akayibara hari ibintu numvishemo ntashatse gutekereza big up to everybody who was watching Legacy TV ni Junior Rumaga abatamuzi muramumenye abashaka kumumenya kurushaho mu mugane ntago yanga umugano ari we wese ni impamo ndabashimira cyane njyewe ntago ndi umuntu niyo makuru mfite namwe mukurikira Legacy TV ntago muri abantu
big up to you, sharing, commenting, notification button, subscribe. Behind the camera, Miguel, bless you. Dushimira igihugu cyacu n'irizuba Imana baduhaye. Dushimira Legend Hotel ahantu heza wajya ukagubwa neza. Tunashimira Junior Rumaga. Ndanyuzwe cyane n'impamvu dine nahoranye umuhigo kuza gutarama kuri Legacy ariko ubwo mbisohojeho n'impamvu ndanyuzwe nta cyabiruta. Gusa nanjye reka mbivuge. Junior Rumaga ntabwo uri umuntu. Tuzasubira ejo icyo kinyarwanda cyawe